ku mukino nk'uwa gatanu nibwo twakoze accident tugiye gukina na Arahuye twarenze Kamonyi ahantu bita mu Nkoto tukizamuka twadepashijeho gato imodoka nka zinga icyo gihe urumva ibintu bya speed governor nta bihari nta kamera nta ki afatiraho twumva ariko natwe ari normal abakinnyi bakunda n'umuntu utagenda gahoro turagenda depashijeho gato yakumbe ruguru hari guturuka fuso tutayibonye iyo nta nubwo tuyibona mu ntambwe zingahe ngo tuyikwepe tuyageze gute twarakubitanye amafoto uraza kuyabona yarangiritse cyane numva twe tugwa hepfo y'umuhanda yikaraga inshuro 3 benshi bitaba Imana abantu benshi hafi bagera mu 9 then 9 bahise bitaba Imana yeah ako kanya kabisa abitabye Imana umubare munini wari abantu batari abakinnyi mu bitaro namaze hafi y'amezi 3 amezi 2 ya mbere bankora operation ukundi kwezi nkumara nkora ama physiotherapy aje kora ikintu cya mbere yafashije n'intuze ni visibility ya bar abantu kwita kuvuga jekora ari muri bar bameze bite abenshi bazaga no ku kibuga sometimes kora jekora ibyo yagomba gukora nk'umustar yarabitanze kabisa tunamushimira. Yo, here we go one more time. BigTown as Christos and check ko mumeze fresh. Kandi mukamuri mukurikirana BigTown TV. Here we go one more time. I go by the name back T and this is BigTown TV online. Icyo ugomba gukora no gukanda subscribe maze ugakurikirana gahunda zacu za buri munsi twaje gusura Mechack injango muramuzi no mukinnyi wa basket. Uyu mukinnyi yigeze kugira impanuka
arakomereka bimusigiramo inkomere itari nziza ku buryo atabasha kugenda kandi urabizi yakinaga basket so twaje kumusura hehe hano i Remera ku ruhande gatoya rwa stade cyangwa arena afite saloon ikaba yitwa The Big Machine Saloon Mechack tukaba twaje kumusura uyu munsi tuganire nawe ku bantu benshi batazi icyateye impanuka cyangwa byaje kugenda gute nyuma y'iriya manuka n'ibindi byinshi bitandukanye ibi byose baza kubibona ubu ngubu arimo kwikorera business ya salon ingi ikaba yitwa Big Machine Saloon The Big Machine Saloon life is simply don't mock anyone nobody got your back than you got yourself hano niho kwa Mechack byinshi maza kumenya mwebwe murimo kurikirana BigTown TV let's go in and then ndaza gusobanura byinshi bitandukanye hano turi muri The Big Machine tukaba tugiye kwinjira kwa Mechack kugira ngo tuganire nawe byinshi bitandukanye kuri mwebwe murimo kurikirana BigTown TV welcome to the saloon yes uyu nguyu ni Mechack salama bro amakuru ni meza cyane twongeye twagusuye asante sana karibu okay in your salon yes in your salon yitwa The Big Machine okay yeah akazi karagenda gute ka salon akazi karagenda kuwa mbere no kuwa kabiri akenshi ntagahora abakiriya benshi ariko weekend kuva kuwa kane kugera ku Sunday baba hari movement bihari okay yeah okay ese umugabo mu buzima busanzwe yogosha kangahe ku munsi mu cyumweru harabiyogosha kabiri harabiyogosha buri cyumweru rimwe nka weekend kabisa benshi abagabo baraza kenshi usanga ari nkari mu cyumweru abagabo yes so isalon idiringa n'abagabo gusa cyangwa n'abagore n'abaraza abadamu baraza no kubafurira mu mutwe services zo kubafurira mu mutwe hano duturanye na sale y'abadamu basuka baraza kifurisha mu mutwe bagahita bagenda ya tukaba no gufura mu mutwe gusa ya nko kogosha ubwanwa nanga ni 1k nagahumbi imisatsi the same ya nawe yano tudasanzwe nka kariya gatebe nagatebe nakamodoka nagakirisha ya karana kabana araza kicaraho bakaba bamwogosha hari nakandi kamodoka ari hano inyuma yacu ya na urumva twashiremo service abana rukuno bazaga kicara mu ntebe ugasanga umutwe ugiye hasi baravunika umugongo kari nkaka idea katuma abana bisanga muri salon ya kandi biritanga ikizere ubona ko abana bazakishima ukumva nk'umwana yibukije umubyeyi ati tugende kwa handi hari imodoka yakaba ari ahangaha niho bahita baza kuri The Big Machine Saloon abakiriya bawe urababwira iki cyangwa abandi bose bashaka kuza muri salon yawe ya salon yanjye ubu ngubu iyi faze no kuvuga ngo niyo natangira kuvuga ngiye gukora nakira abakiriya bwa mbere natangiye tumaze amezi 2 natangiye shyiramo materiel pore ntavuga ngo ndakora ndogosha abantu urumva ngiye biratandukanye natangiye umuntu ashaka support nongeramo ibikoresho no bakasaro then ubu ngubu bisa nkaho setup byarangiye ubu nibwo ahubwo mvuga ati nkeneye abantu b'abakiriya benshi baze kabisa bangane ya abamwe ngerageza kubwira baraza bakabona na service nziza ko batuzagaruka kandi ko ukabona baragarutse ariko urumva ko ndacyakeneye imbaraga z'abantu baza yes BigTowners hano turi muri The Big Machine Saloon Mechack akaba aje kutugaragariza ubuhanga afite harakana shaka kunkorera hano mu mutwe yeah ariko bambwiye ngo hari na t-shirt hano yes hari na t-shirt ya brand The Big Machine murabona logo hano ntago ari nka ziriya zanditseho The Big Machine Salon hano nta salon ihari yanditseho ni t-shirt kabisa ya quality ya pilot ifite quality hejuru ya ifite good quality ifite size ya XL anyone yayambara ndaza kwiguha wambarire izi ngizi ziri ku isoko yes ziri ku isoko ndazifite t-shirt sample nka zirahari umubare utari mwinshi cyane ariko urahari ya 10,000 kabisa raza nkayiguha n'ingofero nayo turayigurisha zirahari kabisa n'ingofero n'ama-t-shirt byose yego nice so abantu bazibona gute hano kuri salo zirahari ahantu tuzibikamo hariya hari n'abashiti banje amaze kuguraho nk'ebyiri
kiretse ingofero nizo bataratangira kugura ariko t-shirt barazigura. Yes. Abashaka kuzigura ni kuri ziriya nimero. Ni kuri ziriya nimero ndetse n'umuntu ashaka kuzana kwiyogoshesha agahita anatahana t-shirt. Nice, thank you so much. Reka turebe ubuhanga bwa the big machine. And let's do it. Reka tutaratinda kugira ngo ikiganiro kitaza kugera kure abantu mbatumvishe address zano cyangwa kwamamaza. Reka dufate time yo kwamamaza salon ya Mechack ikaba yitwa The Big Machine Saloon iri hano i Remera. Nawe reka twibwira address n'ibindi byose ibyangombwa kugira ngo muzahamenye anytime ushaka kuza hano. You're welcome. Thank you. Hano side ni nka control technique uturuka kuri arena uraza ukarenga control technique hateganye na hotel ya Ferwafa bari kubaka, ni kuri side y'ubumoso. Bakunze kuvuga ngo ni yamazu mashyashya bavuguruye. Wihita uhagera ugahita ubona icyapa cya The Big Machine yahegeranye na pharmacy iri hano iburyo. Kuri ruhande hari ahantu bacuruza inkweto hanze. Ubu taragera kuri WDA ya naho ngaho. Na nimero z'akazi ya nimero z'akazi ndakoresha yanjye ri personal barahamagara nkahita mbarangira akeshi biriho ntago nkunze kubura umwanya. Ni 08 084 8 none 17 28. Hari abantu bajya bavuga ngo nyene umukwaferi aze kunyogosha mu rugo hano birakunda. Hari yuta mobile service ngira izi namba urahamagara kabambwiye ati ndashaka umuntu urishwa kabizi neza umunyorereze, nta mwanya mfite abana banje ntago bari bujye kunoze nkabona ahita muhereza kagenda akabakorera. Hano hari machine zigenewe mobile service haircut ziri special mu box aterura bag agenda ajya kubakorera. Iyo service nagwo iba ihenze cyane. Oya ntago ibihenze, no kuvuga na amasaha ashobora kuba afite nk'abana bane mu rugo batatu n'umwe nuko ni transport bayura ntago bishobora kurenga like 10k na ni make. Thank you so much Mechack. Ndakeka ko twakwicara hariya kugira ngo abandi bakomeze n'akazi kabo hano tunaganira byaba ari byiza. Yes, hano niho muri ya saloon ya Mechack ngira ngo mwahabonye. Reka twicare hano hafi nta kibazo. Turi kumwe na Mechack, ntabwo ari bwa mbere mwamubonye ku ma camera ya TV zitandukanye no mu Rwanda. Mechack nje ndashaka ko atwibutsa
batigeze bumva inkuru cyangwa ubuzima yaciyemo kugira ngo Mechack agendere muri wheelchair uyu munsi arimo kwigenderaho n'ibindi byinshi bitandukanye tuza kuganira wowe urimo kurikirana BigTown TV guma hangaho ikigungu gusaba no gukanda subscribe maze ugakomeza gukurikirana gahunda zacyo za buri munsi Mechack ngo ari umukinnyi ukaze cyane wa basket yari imyaka iki gihe twakoze accident mfite imyaka ndi kugira 22 urumva yari ya myaka bitewe na ligue yo mu Rwanda baba gufitemo ikizera ariko atavuga ngo uri icon uri umukinnyi uri kuri top cyane 100% ariko kwa kuno umutoza avuga afate equipe ntagusige kubera kubonamo nyine ko uzamubyara umusaruro ariko nakubonamo ya navuga ko nandi mu bakinnyi bazamuka ya yes Mechack usho kwibuka kuntu watangiye gukina basket kuko buri muntu agira itangiriro wayitangiye gute ya nubwo mbigerageza kubikatinga shot hari muri high school nigaga Rwamagana hano bita kuri Gahozo Shalom Rwamagana then I remember ko kwa kundi umukinnyi size yabakura azamuka nakinaga sport zitandukanye volleyball na karate then haza abacoach ku kibuga basanga ari habaye ngombwa ko nkina muri basketball gatoya baravuga ati why not you got joining a basketball hari umuyobozi wakora muri federation ya basketball aravuga ati make sure ko at least you joining a basketball ko opportunities ziri muri karate na volleyball nago ziri zagufasha vuba ariko muri basketball ndakwizeza ko wabona ama opportunity atandukanye barishura amashuri bari ama scholarship hari ibintu byinshi y'akazi arabimbwira mba convince then aranyumvisha ati iyo size yawe taye yawe uri kugenda nyine ugira ntuze nini ukeneye akantu ko gukombata like gaining a physical nyine ziri imbaraga then numva nyine mbaye ndabikunze ndebe imyitozo bakora barakwabamo contact nyinshi kurenza muri volleyball ndavuga reka joining basketball ndayitangira gutyo biranampira imyaka 2 ya mbere 2011 na 2 barari guselectinga under 18 national team ndikwa kwicyo gihe nagiye muri pre-selection icyo gihe wari ufite imyaka munsi ya 18 nafite imyaka munsi ya 18 okay selection irangiye byagenze gute selection irangiye no kuvuga ngo bagendaga bafata buri ntara turi burasirazuba turaselectinga ariko Agahozo ari ukuntu nyine kavuga ati abakinnyi bacu bazajya baba available imwe mu cyumweru gusa noneho umucoach yadushaka inshuro nyinshi aravuga ati hariya ntago reka abakinnyi baho tubihoreye bo y'Rwamagana then tuzabatekerezaho ikindi gihe yes inyuma yangaho ndakeka ko wahise ukomeza gukina basket uvuye no ku ishuri wahise ukomeza amateam wigeze gukinira cyangwa wakiniye basket nibikorwa wakoze muri basket udashobora kwibagirwa kavuga ngo hano nakoze gutya na gutya ariko dutangiye kuntu wagiye uzamuka muri basket amateam atandukanye wagiye bakinira urabona basketball kuntu twatangiraga tutaranyuze mu academy tutarakinyama amarushanwa y'abana hari amafazi twatarukaga ya fundamentals tukazitaruka ariko ndibuka ko mu interscolaire 2012 kuzamuka kugera 2014 ndibuka ko aho ngaho niho nagize performance nziza uko ndibuka no mu coach witwa Cliff cyo yatozaga APR yari inshuti n'umuntu wo ku kigo habaye event tuba ngombwa ko dukina n'ikipe ya St. Aloys araza arareba ndibuka ko mu bakinnyi babiri yavuze nayo narindimo ashaka aravuga tugiye muri vacances Mechack uzajya umumpereza yitozanye n'abandi kigiye APR none hari imirasezera abanyamahanga ifata abana b'abanyarwanda kigiye aravuga ati mumpereze bitewe na size yiwe hari ibyo abura ariko hari n'ibyo abura ibyaza vuba par rapport y'abandi bafite tayo hasi icyo gihe nicyo kintu natangiye kugira motivation nkajya muri vacances bakaduha 50 ya transport ukabona ko ntago uri umwana nyine ubona usabitike mu rugo inkweto yo gukinana urabasha kuyigurira mbona nyine morale igenda izamuka icyo gihe ndibuka ko twarangije high school mita ikipe na SN joining ariko ni joining kubera umucoach ni ikipe ya APR ya APR basketball and I joining umwaka wa 2014 na 2014 ndayikinamo ariko yari ifite abakinnyi bamaze nubwo bari abanyarwanda gusa ari kuri level nziza ugasanga sometimes ngiyemo simbura ndakina imikino mikeya
icyo gihe umutoza nigeze gura n'umutoza wa Mutoka mbare umutoza wa equipe nationale aravuga ati rero Petit ufite uri mu bakinyi batoya bafite taye nziza bashobora no bafite amahirwe kuzakina nationale kandi kugira ngo umenye basket nuko utarya bench shaka timu yenze kuba ntoya ntiwishimire kuba ujya muri equipe even nkitaha no umunsi nahise mpura n'umusista magnifique exactly Nyamirambo kabisa ndabyibuka nibwo yambwiye ati yarabonye dusohotse muri hari imodoka itwara abakinyi ba APR ya gisirikare avuga ati rero biriya ni byiza ko bagenda bakabageza ku cyapa ukumva nyine urishimye ariko make sure nyine ujye muri team nawe ubona umwanya wo gukina umutoza ahamagara umwanya umukinyi ukina ndabyumva bijyamo numva nurangira inama nziza iki gihe mpita nangira kubitekereza ndafighting nkora imyitozo umwaka wa mbere rorangiye nkini imikino mike muri APR kubera kujya kuri bench mpita joininga KBC Kigali Basketball Club ndayijoininga kabisa inyijoininga noneho banafitiye ari ukuntu nyine n'ikipe nagushaka bakamukajya mu negotiation ukabona baragukeneye kijya rivuyemo abakinyi benshi equipe bagiye kujoininga Patriot nibwo ari rikiza noneho basiga bafite ikibazo cy'abakinyi benshi then ndayijoininga urumva muri staff nabo bari igice kimwe cyagiye guforma Patriot ikindi kiguma muri KBC then KBC ravuga ati ngwino uwo ukeneye umwanya wo gukina ahangaho uzawubona 100%. Hahandi nagezemo nkina match nkenye ni umwaka wa 2015 nibwo KBC nakiniye imikino nkina buri munsi no kuvuga muri APR nasimburaga natsinda amanota aba menshi akaba amanota 4 ariko muri KBC natsindaga amanota 12 15 umunani natsinze makeya ukabona ko nanavamo numva kabisa nakinye numva nabyishimiye then na revigend izamuka gahoro gahoro ku mukino nko wa gatano nibwo twakoze accident tugiye gukina na Arahuye ubutare. Reka tugere dukomereza ngaho kuri accident mwari muvuye hehe mwari mugiye he iyo accident yabaye gute? Iyo accident ubudana nko bikubwiye twari bukine na Université y'Ubutare yarakinaga championnat then kuri fixtures kunza ziteye twari bukine nayo mu saa 5 z'amanywa then twagomba guhaguruka i Kigali mu gitondo cya kare kwa Stella ari kudutwara equipe niyo bari bashamagara equipe itwara team yonyene igira ikibazo ntiyaza baratubwira rero birahindutse ariko twabafatiye amatike Nyabugogo kandi amasaha na guhaguruka ni saa 1 then mu Nyabugogo saa 12 n'igice na 40 ariko iyo modoka kubera mufite amatike hari murajyanamo n'abandi bagenzi of course then tugeranya bwo mu gitondo ndabyibuka turibuka ko twaradukinye hari Sunday hari ku cyumweru mu kwa gatatu ndabyibuka ku itariki ya mbere then ubwo turabyuka tugeranya Bugogo turareba imodoka turi bugendemo baratubwira umva twari dufite amatike hari umunsi urumva ko hari Sunday hari umunsi abantu bajya gusura abana bajya gusenga mu Ruhango then duramo n'abandi bagenzi basanzwe bashaka amatike cyane bashaka kugenda biba ngombwa ko batubwira ati muragenda muri kwa Stella yandibuka ko n'umukinyi umwe wagize uwitabye Imana twakinanaga witwa G twari dukinye match mu gitondo kwa gatandatu aratubwira ati ngenda arara nimuka mfite abantu bava hanze bo muri famille turara dusangira munyihangane simboneka kandi ari mukuru ari kuduha experience cyane cyane ngiye ku giti cyanjye twakinana kuri post imwe arambwiraga ati Mechack ngiye gufasha umwaka urabubonye ibintu byinshi wanyigiraho rero turamwinginga ati wihangano hagere niyo utabanza mu kibuga ariko at least presence yawe ihari ari cyo adufasha tugeranya bwo mu gitondo tujye kubona tubonafasha kamataraje aduha chance aratubwira ati ariko meze nabi twaraye tunywa agacupa simbizi ko nibashe gukina ndananiwe yari yambaye n'akabutura n'aga-t-shirt ndabyibuka turahagera ariko nkuko ubizi barya umuntu abyuka morali iri hasi ntabwo bavuga ngo twimvaga accident ari gihe uyumva nabi accident ntibe cyangwa ukanimva nabi kaba byose sometimes biba then ndibuka ko Gi twarinjiye aravuga ngo aricara hanyina ahantu imbere ari butuma arambura neza amaguru yumva yisanzuye ajya kwicara kwa shoferi nanjye urumva dusanga imyanya bayifasha abantu batanguraga imyanya ku idirishya turicara nanjye njya kwicara ku mwanya w'inyuma hano ku idirishya turahaguruka turagenda nk'ibisanzwe
turagenda nta nubwo ari mu gitondo saa 9 n'igice nta nubwo twatinze twarenze Kamonyi ahantu bita mu Nkoto tukizamuka twadepashijeho gato imodoka nka zingahe icyo gihe urumva ibintu bya speed governor nta bihari nta kamera nta ki twagenda gutyo bya inshallah nyine afatiraho twumva ariko natwe ari normal abakinyi barakunda n'umuntu utagenda gahoro turagenda depashijeho gato yakumbe ruguru hari guturuka fuso tutayibonye iyo nta nubwo twese tuyibona mu ntambwe zingahe ngo tuyikwepe tuyagize gute twarakubitanye amafoto uraza kuyabona yarangiritse cyane numva twe tugwa hepfo y'umuhanda yikaraga inshuro 3 tugwa hepfo y'umuhanda bamwe barapfa urumva harimo n'abantu batari abakinyi benshi bitaba Imana abantu benshi hafi bagera mu 9 then 9 bahise bitaba Imana ako kanya kabisa urumva n'abantu bameshoniza aho ngaho batageze kwa muganga avuye ngo hari uwapfiriye yari accident mbi cyane ariko bose n'abakinyi harimo twe twigice cy'abakinyi harimo n'abandi bagiye abitabye Imana umubare munini wari abantu batari abakinyi mu bakinyi bitabye Imana ni gi gusa bitabye Imana abandi bagize ari bavunitse amaguru babikeye ariko ku bakinyi bahise bakomereka kuri icyo gihe ni bangahe ndibukamo nka 3 nka 4 hari umwe wagize ikibazo ku mutwe witwa Junior aza kuri kavaringa nubwo atajana kwijana hari undi wavunitse akaguru karacika ariko ubona ko nka 4 baje bari kavaringa bose mu bakinyi kuri side yabo nta kibazo uretse ngiye urumva wagumye muri wheelchair mukimara kubona iyo accident yabaye kuri wowe wahise usanga ko bimeze gute accident kiba urumva ntago ubuzi situation ubumva abantu babara uvunitse ndibuka ko jewe nuko ntakubwiye detail aho ngaho kugira batuvanemo ngewe yari ataninza nicaye inyuma kuva mu idirishya ntago umuntu yakubwira detail ngo byagenze gutya ariko jewe ndibuka Imana yagize ntago umutwe geze ikibazo narumvaga umwuka wari muke ariko kurutiri ina mpamvu nicaye muri wheelchair ni spinal cord yagize ikibazo rutrigongo rero yavunika hasi bitumanye ne hatakaza nyine sensation na movement haza ibibazo urumva mvunika no kuboko n'urubavu za list yari ibintu navunitse byari byinshi ariko kubw'amahirwe agiye nazanzamutse ubwenge ndi munsi y'imodoka yansikamiye ku mugongo kugira mbimenye nabwo ntabwo ari story gusa urumva murebaga ari umuntu munsi y'imodoka ubureba ibirenge by'abantu agiye kwambona umuntu bote z'umuntu navuga mu bantu twagendanye nta muntu ufite bote mbona hasi ndi mu bitaka utuntu tw'utwatsi ngize gutya mbandi kuva amaraso mu kanwa ibintu ni hatari nibwo nasakuje nyine sa nkohonda hejuru y'imodoka umuntu arunama avuza indura hamagara abantu hejuru y'umuhanda avuga ati hari umuntu mwibagiwe ari munsi y'imodoka urumva ise bayizenguruka abantu nka 20 barabara ngo tubare 1 2 3 tunywe mwegureho urumva iyo ugize ikibazo utangira gukurura kumva ibyo abantu bavuga kugira wumve ko uri bupfe cyangwa ari ikibazo batajya kuvuga ngo reka tuyimwegure barabara 1 2 3 nanjye ubwo ndi gutekereza ati wenda bagiye kwizamura ibacike yongere iyo nyine ubwoba bwari bwinshi ibintu bigoye biri hatari ariko kubw'amahirwe barabaza barazamura kabiri barazamura bwa kabiri numva umuntu arakuriye ku maguru ntasohoka hanze ariko ntanumva mu mugongo ahise hangirika numva haracitse none hari ukuntu abantu bagiye bazuye umugongo hari ukuntu umugongo uryana ukajya wumvura ntago nyine ubushaka no kuvuga wumva utuma guheza umwuka ntago nashaka umuntu mbaza ibintu byinshi tuba tugiye muri gahunda yo kuvuga bamvana aho ngaho bandyamisha nabwo bandyamisha ahantu hari flat ahantu umugongo bangaramisha ahantu hameze neza urumva abantu bagutabara ni abantu batari abaganga bagutera uko babonye ariko ntiwabarenganya nabo batabara aho ngaho habereye accident ni abantu basanzwe urumva abaganga bahagira nyuma na polisi baza nyuma gatoya urumva bahise baturyamisha aho dutegeza ambulance batujyana kwa muganga ubwo ntuze bitangira aho ngaho byari bikaze pole sana ni story ibabaje cyane ako kanya bamaze kugusora ari kugukura mariye munsi y'imodoka bahise bakuryamisha nyuma bakujyana kwa muganga ugeze kwa ni ryari wahise utangiye kuri recognizing ko umubiri wanjye hari ikibazo ufite natangiye kubyumva aho kuri accident ko umugongo hagize ikibazo nari nabibabwiraga
kuko wandebaga inyuma uretse ibirahuri byadukase mu maso ntabwo ari bumenye ko nagize ikibazo kigaragara cyane. Nababwiraga uko niyumva nagize Imana nkuko nakubwiye umutwe warumvaga neza 100%. Nababwira ukuboko kwavunitse baramfasha, umugongo ndi kumva bimeze nabi ducisha mu cyuma barabibona nabyo. Batangira no kugira ubwoba buriye ikintu cyakoze kuri turigonga abaganga nabona bagize ubwoba. Wanareba no ku masura yabo ukabona barihebye nawe bikagutera ubwoba buriya ikintu kitera umurwayi ubwoba no kubona umuganga yagize ubwoba mu isura nyine adafite icyizere ababaye. Uravuga ati kambayeho. Icyo gihe rumva natangiye nzi ko ikibazo cy'umugongo bahise bakimenya direct ako kanya. Ahubwo ikibazo batari bamenye Faisal impava na CHK ko twakije CHK babona birakomeye batuhereza Faisal. Ni ikibazo cyo ku rubavu urumva imodoka kwa kundi yadukubise yankubise ahantu gutya ku rubavu nk'ebyiri ziravunika kandi imbavu zikavarenza igihaha zitobora igihare ntangira kuviramo imbere ku buryo nawe uvurukaga amaraso CHK ntabwo yarabibonye ariko ngeze Faisal. Yes, byari bibabaje mu byukuri ariko Mechack usho kwibuka zari tariki zingahe mu kwezi kwa kangahe uhe mwaka sangapi? Umwaka ari 2015 hari mu kwa gatatu ku itariki ya mbere hari Sunday ndabyibuka ari ku cyumweru. Urumva ko n'abagenzi twe tujyanye baragiye gusenga icyo gihe niyo mpamvu mbyibuka cyane. Inyuma y'ibyo byose uri mu bitaro wamazeyo igihe kingana gute mu bitaro? Mu bitaro namaze hafi y'amezi 3, amezi 2 ya mbere bankorera operation ukundi kwezi nkumara nkora ama physiotherapy then nyuma yaho barandischarginga mu burugo. Abaganga inyuma yangaho bamaze kurekura bakubwiye ikibazo ni kihe kandi bizafata igihe kingana gute cyangwa hakorwa iki kugira ngo ube muzima? Urumva ahangaho kuri communication ari ukuntu iyo batanga communication bagendera kuri progress y'ukuntu bimeze. Baravuga iyo umuntu avunitse gutya chance zo kongera kugenda bari nkeya ariko ntumuntu ntabeshuwa ngo wenda ari muri fight imeze gutya ese ndi gufightinga nk'umuntu tuzagenda ndi gufightinga nk'umuntu ushaka kurekipera ariko baravuga gagiza muri kine 3 mu cyumweru nkaza nkakora nkagerageza no kubaza muganga akambwira ati dukurikije sanse tujya dukora ibintu rimwe na rimwe bigahinduka ariko ibyo twakora twakwizeza nk'ati twakoze ntabwo dufite icyizere cyinshi ko uzabasha kugenda. Ibyo rero bisounding ukuntu ntumva ibyo ari byo sometimes kwa denying ntabwo umuntu aba ari azi position ahagazemo ufata nk'umwaka wo gutryinga kubera ko n'umuntu akeshi imvune zimeze gutya z'umugongo nta bitaro ubundi ahandi biba bifite ibitaro biri specific nyine kuri spinal cord ku buryo ahantu bakubagiye ari naho ukorera amakine ku buryo ntuze program yose ubuzi ibintu bikubayeho ni ibiki hagiye gukurikiraho iki. Habayemo akantu kwa communication itaragenze neza ntitwatubwira bimeze bite nanjye nkibariza ariko nabona atambwiye nkabaza abaganga bakambwira rero umuganga wankorera kine ni watangiye kujya mbwira nagize Imana mtamura n'umuntu waruvuye hanze kwiga hanze arambwira ati imvune iwacu ko bimeze akajya akompara ni wabo. Birasaba ukore ubanze fighting ube independent ntibagufasha ibintu byinshi ubashe kwikara bibashe kugira gute bijyane ku buriri witransfer uyambike bya bintu biri basic urumva umuntu yabaye down cyane. Mbanza gufighting ibyo bintu ngira Imana mba independent mu buryo bwo kwifasha utuntu dusanzwe mu rugo then fazi kurikiyeho ntangira no gukora research ndasobanukirwa se imvune imeze gute. Byari bigoranye cyane. Kugeza ubu ngo abaganga bo barakubwira iki ese inyuma y'ije kingana gute maybe usho guhaguruka ubashe kugenda? Abaganga nabo hano baratubwira ati hanze hari baba bafite amatimu hanze akora ama research mu laboratory avuga ati bari kureba ukuntu ko impamvu umuntu atagenda ni urutirigongo abyikatinze hagati hasi ku maguru ntihakore ariko aravuga ati abantu bacyari muri research bagerageza anytime wabona babonye umuti bwacyo gihe abaganga bareba ari gihe uvunika bakaba bavuga ati reka tubanze turebe iyo byerekeza urumva mu Rwanda ubu ngubu ntabwo twavuga ngo turi hasi cyane ariko ntabwo twavuga ko tukuri level nziza nanone yo kuvura bene izi mvune. Hari ibintu bidahari, rehabilitation centers z'abantu bavunitse gutyo umugongo ntazihari kandi zo zigomba kuba ziri specific
even na transportation y'umuntu kujya kwivuza mu makine ntago accessibility y'igare nyine bihari. Urumva izo zabaga ari challenge ku muntu ufite imvune nk'ingiyi. Ibyo byose izo challenge zigenda ziridinga niba ufite amahirwe yo kuba warekipera iyo wakira agenda agabanuka. Agenda agabanuka ariko bitavuze ko wenda ariyo mpamvu umuntu atabaki agenda, ariko according to science nyine spinal cord yacitse yagize ikibazo bitendinga kuba amahirwe utabasha kugenda. Ariko nko hanze ngira ngo baracyari gukora ubushakashatsi, hari amakuru agenda batanga ko hari ikizere, bonyeka ko bafite uburyo bwinshi ku muntu wari ufite amahirwe ko yagenda ko bamufasha agahita agenda, even n'uwari ufite amahirwe kutagenda ariko bamufasha mu bundi buryo bwo kuba independent mu buzima busanzwe nyine kwintegra vuba vuba. Niyo difference bihari. Ese bakimara kubwira ngo spinal cord yaracitse, ahangaho uhituma umva ko ari ikibazo gikomeye cyane, wahise ubyiyumvamo gute, wabyakiriye gute kuri wowe personally? Byaransigaga urumva na kurura life yo mu igare, uretse igare ko umuntu aribona muri movie yagira gute utaranahura, sometimes bibaho kutarahura n'umuntu uyirimo, bigatera ubwoba, urumva uradinayinga mu kintu cyo kudinayinga umuntu ntashaka kubyumva. Ariko naje kwitekereza mvuga nta garama kusangereka ngerageza ibishoboka, at least ibyo mbashe gushobora ngerageza bari byo nkora, habeho party yanjye wenda niyo Nyagasana ajya akora ibitangaza, ariko byibuze azasanga n'andi kugerageza atari gutegereza ibitangaza ngo ndaryamye mu rugo. Reka ngerageze, ntago ari ibintu byoroshye, ni ibintu umuntu ategeka ubwonko kwa kundi, ariko ugatangira still bikavana none no kuba grateful kuri life, ukavuga ati nabona umuntu wavunikiye hano, nkabona n'amaboko ntakora, nkabona baramuterura iki, nkabona ngiye ntago banterura, ngerageza kwifasha utuntu, utangira nyine ugenda uba grateful ku Mana, ukavuga ati reka ngerageze nkoresha ibyo musigaranye ibyo mfite. Then urabizi ko mu buzima busanzwe umuntu agira regret y'ibintu atakoze kurusha kuri greating ibintu yakoze. Navuga reka mpushinge kuri iyo side ngerageze, nubwo umuntu gufunga umwuka, umuntu afite ubwoba iki, tuba tuje muri realite y'isi, hanze urahagera urumva umuntu kureba ya look nyine ya sympathy, umuntu agira ubwoba, nawe ugahita uvuga ati bya bintu banza biri danger ko ukagira ubwoba. Ariko buriya kugira courage no gukora iki, no gukorana ubwoba bwo hari always kabisa, ntago wakora ubwoba budahari, ariko urapushinga. Ese indesho yawe ni metero zingahe? Ndibuka ko badu selectinga muri under 18 ifite 1.98 2014. Ni muremure cyane. Ariko I think ko ebyiri zirimo. Inzozi zawe zo muri basket, kuko wari mu gihe cyiza utangiye gushininga muri basket, ufite ibintu byinshi urimo gutekereza, ukunda basket, inzozi zawe zari izi? Urumva nangize amahirwe mbonye ikipe nyinshi ishuri, narigaga yerika, nubwo ntayivuzeho, narigaga yerika mu wa mbere ndi kwarangiza muri computer science. Ubwo ngira accident ariho niga ikipe kwishyurira, ababyeyi batangiye kuba mfite mama wanjye abatangiye kuba proud, avuga umwana wanjye ari kwiga kubera basketball, atangira nayo kuyubaha. Inzozi zanjye kwari gupushinga nkamarwaga muri senior ya national team, kandi bya biri hafi. Then ukabona ko at least urumva umuntu twakinaga bwa mbere muri iriya myaka tubona connection, aho mu president ari abantu bakuriye ama equipe bafite connection ku buryo gusabira n'akazi warize, tuba umuntu abayiga, ariko purpose ya life nyine bari kugira ngo umuntu abeho neza. League yacu ntabwo ari ikomeye cyane, ariko at least ibashe gukina ikipe y'igihugu, ukabasha wenda kuba wakina n'ikipe hano hanze hafi, birafasha. Numva intego yanjye ko ari kugira muri national team umuntu akaba stable, akaba agira consistency mu kuyihamagarwamo. Inyuma y'ibyo byose ndakeka ko hari ibintu byahise bihinduka byinshi cyane, ariko ibyakubabaje cyane nibi? Ibyambabaje ni dreams umuntu yari afite. Buriya no kuri accident narababaye, ndavuga ubuse hari imyaka ubona ugize accident, ubuse nk'inkozi kingeze kuki, ni ya myaka noneho ikintu cyakibabaje cyane, ni ya myaka uba utangiye kwisobanukirwamo, gufata ibyemezo biri mu bwenge, kuvuga life yanjye ni iyi, bitarimo discipline wabiretse, ubuzima bwawe buri busy, urakora cyane, utangiye kubona ko ikintu ukeneye urakiha, wigurira imyenda, wigurira inkweto, wigurira ikintu. Iyo ugiye kujya nko mu ntara nta gusaba tike, urabona nyine ari ukuntu utangiye kubamo umuntu w'umugabo.
ya life tangiye nyine gufata vora kuri life ariko ikintu kikaza pa kikashatinga down ubuzima bugahita bujya kuri zero. Birababaza byatari birababaza kabisa. Ukimara kugira iyo accident ubuvuzi ninde wagufashije kuko kenshi biba ari ibintu bikomeye cyane. Hari federation ya basketball nk'umukinnyi wabo team wakiniragaho cyangwa support y'ubuvuzi ukishakiraho cyangwa ababyeyi n'abavandimwe n'inshuti kuri we byase bigenda gute? Ndabyibuka ko hatangiye gupushinga twe turi kwa muganga yaragoranye ariko ndibuka ko bapushinze nyine assurance y'imodoka twakorema accident iza bigezemo hagati ariko bari kutuvura. Ndibuka ko umuntu wa mbere abanje gupushinga ni grand frère wanjye yabanje kwishyura kwinjira Faisal bira ukuntu ara avance wishyira kugira ukorere operation. Habayeho kesi itangiye kuba tough abantu ba backing off hagatangira famille akaba ariyo yawe buriya muri life yose famille yawe uzayihe respect kuko iyo byanze arigiye kesi banini abantu bakajya ku ruhande ariko famille igakomeza gapushinga. Mu bwa mbere ndabashimira famille yanjye abavandimwe na grand frère wanjye wapushingaga deo ariko urabona ko byagezemo hagati iyo assurance ya accident taking over avuga ati turatangira covering expenses z'umuntu ari kwivuza. Federation nayo yari ku ruhande team twakinanaga nayo twakinagamo yahise nasenyuka director ukanye yahise ivamo. Urumva bari abantu bameze nk'abamambure yari team nyine iyobowe ntabwo yegamiye wenda nkuko bavuga ngo rege wenda ngo company runaka. Bari abantu bakunda basket bayikunda bishira umukinnyi ishuri nkuko mwakwifatanya nk'abantu nka 30 mukajya mutunga equipe. Urumva nawe yabonye case ikomeye n'abakinnyi baravuni bayikoreye accident barayihunga bakayivamo baba bayitinye bura mind y'abakinnyi ugero kaba nk'umwana akanuka kwatakira life kwera umubiri wawe aba ari cyo gishoro. Bahita bayivamo barayizinukwa na team nayo irasenyuka. Abenshi muri bo abayobozi twari dufite president abenshi igice kinini cyashiftinze cyagiye guforminga Patriot. Then abari basigaye nabo baza mu minsi ya mbere ariko byagezemo hagati nabo dusa nkaho tubabuzemo gakeya. Ariko wabonaga ko life ihagaze hagati ya famille na assurance niyo bapushingaga. Bajya bavuga ngo iyo wahuye n'ikibazo kenshi umenya inshuti y'ukuri. Hari abakudisappointinze cyangwa hari abaguhaye hafi cyane ku buryo wahita ubabwira ngo shout out to kanaka. Ariko reka dutangirire wabibonye gute iyo wagize ikibazo inshuti z'ukuri nubwo uzimenya? Nibyo ntabwo ari ukubeshya ariko kubera ko ari ikintu kibaye mu buryo buri short kigata kirangira inshuti ushobora kuzibona ako kanya ariko nk'iyi case yanjye ni ibintu byagiye long term. Urumva list abari ndende abantu bagiye kuba hafi ari nk'uwatinze akariko nyuma kaza akavuga yarari busy agatikinga agahita pushinga aho bigereje. List yabaga ari ndende ariko muri urumva je nabaga mu isi ya basketball na life usanzwe mu buzima usanzwe muri basketball navuga ko kubakinnyi individual kabisa abakinnyi cyane abakinnyi bakinaga icyo gihe bari bagiye muri Patriot kabisa ndabashimira. N'abantu bakomeje baza buri munsi. Abandi bagira ubwo babona case ritafu bakegerayo sometimes naga arya batari n'umutima mubi wenda ariko badafite batari strong kuba babihandoringa ariko nkabashimira abantu bakomeje nyine kujya baza no mu rugo bakaza. Urumva abantu baraza niyo batafite ijambo ryo kubwira ariko bakabicarana hariya bakabanywa agacupa batera story ukumva nyine baranasereza ariko kumva ni ibintu bigushimisha kuzana morale ukibuka ya mood nyine bagatuma udakomeza kwitekerezaho. Shout out kuri abakinnyi kabisa ba Patriot benshi kabisa. Amazina bari menshi kabisa ariko bumve ko mbashimiye cyane abakinnyi kabisa individual kabisa. Girlfriend nagwegeza chick intege? Ntabwo icyo gihe yarahari niyo nabyita nk'amahirwe cyangwa se imbere ibyago simbiza ariko icyo gihe nuko byaremeze kugeza n'ubu. Kugeza n'ubu biraki. Nice. Bana turamusuhuza kabisa. So gahunda ya saloon byaje kugenda gute kuko umukinnyi wa basket agatekereza ku indi business ya saloon. Business zose ni sawa ariko kugira ngo wowe utekereze saloon byo byaje gute? Saloon kugira ngo itekereze
kwanza byatangiye ari igitekerezo urumva bimaze kugira ibibazo nk'ibi ngibi hari ukuntu uvuga ibisubizo kugira umuntu yicara blaming bari abantu ntago baje blaming kuri side nta kintu bakoze navuze ati time noneho umuntu atangire yishakemo ibisubizo maybe bo bazaza bigezemo hagati ariko wagerageje kuko wiwe ni ikibazo gatangira kwicara still blaming umuntu yangezeho umuntu yagize gutya bituma na bwa bushobozi ari bifitemo nabwo businzira ukibagirwa kumva ko ibisubizo biri ku bandi we bitakurimo nagerageje rero gutekereza akaho nakora urumva mbere nigaga IT nari ngezeho ntago iri ku rwego umuntu yazana ikintu ngo gikurura abantu IT hori igenda ihinduka izamuka ndavuga ariko ku ishuri ndibuka ko gahoze twagoshanya habaga batuguraga mashine ukababwira umuntu akabaza ati Mechack nconga ngabanyirizaho gutyo ariko ubikora just for fun ariko nkaya numva n'igitekerezo gihora kinyura mu mutwe igihe ndyamye gize gute ndavuga why not reka ngerageze ntangire igitekerezo 2019 nibwo naguze materiel nkeya nzi ngo ndi butangira gasaro hari muri quartier nabaga ku gisozi icyo gihe then mvuga ntangire ngerageze uko nakoreshaga amatike menshi njya kuri stade ngiye kura nk'akamace urumva umuntu ateze atega taxi voiture ntago atega moto n'imvune ntago byakunda nta bus zajyamo igare winjiramo ntibikunda kandi bareba none guteruka ukabona ni ibintu bideranje mu mutwe ndavuga reka nshakisha akantu at least nzajya mbona transport nyigeza ku kibuga rimwe mu basi mu cyumweru nza gutekereza salo nshaka utumateriel ndatugura 2019 irangira niga mushinga neza duke ariko azari machine gusa n'utuntu bitambaro machine nk'eshatu enye ndibuka ko iki gihe 2020 nkitangira kuganira n'abakinyi ba basketball bari close nanjye mbabwira ko hari ikintu bamfasha kuri support twiga neza ukuntu twakwa approaching abantu corona ibiteyemo gutyo ariko idea yaje mvuga ntereke salo hariya ntayikoramo ariko nza kwibuka ko mbizi ngerageza ntangira kwihugura kuri YouTube skills ndazongera nogosha aba petit frère bose abaturanyi baraza cyagiye cyaguma mu rugo cyaratinze ngena nogosha abantu skills ziraza idea ubu niga gukora ama design mu mutwe zira custom gushushanya mu tuntu ni ibintu nagiye nyine ngira kuri level nziza nayo numva nangire kuba fier nanatekereza ndavuga ati reka no ku approaching abantu ufite igitekerezo nshaka gukora salo at least reka ntangire akantu gato niyo bari intebe imwe ariko umuntu niyo yazavuga ati at least Mechack wamugura intebe wagira gute nuko byaje then ndibuka ko nagena kuri Chris bavuga ngo never beg for support but at least nyine give something people to support like ikintu ba supporting aho kugira ngo ugende ubabwira igitekerezo gusa ngira Imana birakunda ndabigerageza abantu barabikunda bagenda ba supportinga inzira zose bacamo inkora interview abantu barakunda igitekerezo barapushinga izi results ziraha zose n'abantu babigizemo uruhare nanabashimira cyane kabisa Imana bamugisha hari indi support waba ukeneye maybe cyangwa urumva iyi phase ndimo na tryinze mfata space ntoya space ni ariko uko biri ngubu bisa nkaho 80% byuzuye ikintu kiri kugonga cyane kiri kungora nuko cyone nanze kugikomozaho before kubera ko iyi life umuntu abadimana ibintu byinshi ariko umuntu agerageza nyine kutaba too much ariko gusa kuri side ya transport kubera kuva mu rugo nza hano ntiwafata moto ntiwafata bus mfata taxi magara taxi kaba yanze ngira ngo cyagiye abonye ko naviremo hano noneho yije gutya rero tu nagerageje no kwimukira hafi ya salo ariko still ndacyayikoresha like nk'ibihumbi icyo gihe ntuye ku gisozi rero tu nakoreshaga 16 ariko ku munsi ariko ubu ngubu ndagereza nakoresha byabaye bike bishobora kuba nka 5 6 ariko urumva no rugamba hangaha mbangerageza nzakore saving gahoro kugira umuntu haruta imodoka umuntu twarisha amaboko uri disabled igenda ukoresha umuriro hejuru gutyo zibiraboneka nayo numva ari yo front ngiye gufightingaho inshallah Imana izamfasha iyo transport ibonetse umuntu yasubira no kwishuri so uratwemera dushireho nimero zawe ari yes 048 084 84 none 17 29 28 wasubiramo 084 84 none 17 28
inyuma y'ibi byose umaze no gutangira saloon umaze no kwiyakira kuntu accident yaguhinduye inyuma y'ibi byose inzozi zawe ubu ngubu nizihe kuko before ufite inzozi zo gukomeza basket ukagera hahandi none nyuma y'ibi nizihe nzozi ufite ubu bigena na ifaze ya mbere ndashaka kuba umuntu yabanza akigira akabanza agakemura ibibazo biba biri basic kubanza first of all kubona ka income gahoraho kuba independent mu buryo buri financial kuba uri ahantu tuvuga ati ndabona icyo njya kivuye mu buryo bwanjye ndajya ku ishuri njyanye nitwaye ibyo ngibyo nizo icyo cya mbere kibanza gukemuka ku ifaze ya mbere ariko after ndashaka gukomeza amashuri umva ari yahagaze nongere nsubire muri career ya sport even nkomeze no kuri side ya IT gatoya then at least nukuba muzoma usanzwe umuntu agomba kuba afite umumaro mu isi gusa ni ibyo ngibyo nk'umukinnyi wa basket umuntu wakurikiranye sports cyane kubijyanye na basket ngira ngo iyi mikino yabaye bundi hano yari imikino international imikino ikomeye cyane mu Rwanda twakiriye hano kuri arena kandi ni hafi yawe wigeze witabira iyi mikino yaberaga ari kuri arena ya ball narayitabiriye cyane match za Patriots zose narindiyo hari abantu bo muri ball nagize imana baje babona bakubitana history yanjye barayikunda bafataga bafata amashusho y'imyitozo nabambwiye ati giza kuri match tukubona ntabwo byari byoroshye kubona itike ryo kwitabira ariko barayimboneraga nkaba mpagera nanamushimira kabisa rohorahoza kabisa itwa Kivu niwe wamfasha nyine kubona iyo tike yo kuhagera narayitabiraga iyo mikino kabisa watubwira match yakubijyanye na basket cyane nka team zo mu Rwanda ziri mu marushanwa n'ibintu wabonye udushya wabonye na basket bimeze gute kuko uri umuhanga mu bintu bya basket urabikurikirana wagize na chance yo kureba ball match nyinshi zitandukanye ariya watubwira ibyaberagamo kuba batigeze baje kuri arena baje kureba izo match iriya ball yari ama club ntabwo ari ikipe z'ibihugu ariko arimo ikipe y'u Rwanda imwe yitwa Patriot niyo ari duhagarariye ndetse yanitwaye neza izo makipe ane yo muri Afrika ya mbere yabaye ya kane n'ubwa mbere yarigeze muri kimwe cya kabiri ikindi mwanya wa gatatu yatsindwa ya kane ariko urumva kuza mu makipe ane ya mbere muri Afrika y'amaklub ni ibintu babitoroshye ndetse wabonaga ko niyo ball ya mbere ubona Patriot ikinnye ayimini n'ikipe mu Rwanda ikinnye inabayeho no mu Rwanda ikabera no mu Rwanda ubona ko ibyo batanze maximum yabo nubwo bageze mu mikino yanyu mukabona imbaraga zashize ushobora kuba ari physique zizagabanutse ariko ubona ko basketball mu Rwanda abakinnyi barayizi ariko bakeneye cya kintu nk'ikintu nabashije kunotisinga ni bakeneye za mbaraga z'abantu bo hanze abakinnyi bandi bafite experience uko ukina n'umukinnyi w'umuhanga nawe bituma bya bindi waruzi bigaragara vuba kuko umubare w'abanyamahanga either bawongere cyangwa se bakore ama academy menshi bakore league z'abana ku buryo abakinnyi baza ari benshi kuko ku isoko ntabwo ari kuza abakinnyi benshi numva ari cyo navuga n'abakinnyi b'abanyamahanga abafana bakeneye show ku bibuga ugomba kuzana umuntu utanga show abakinnyi kabisa bakina bari kuri level nziza bakaza bagize batatu buri muri team byaba byiza kurusha ubu ni babiri b'abanyamahanga bemerewe nka J. Cole yakiniye team yacu hano mu Rwanda ese azi gukina yarushaga bari abakinnyi bacu cyangwa hari imbaraga yatangaga ukabona ko byari bimeze gute warayikurikiranye na J. Cole waramukurikiranye J. Cole ikintu cya mbere yafashije n'intuze ni visibility ya ball abantu kuvuga J. Cole ari muri ball bimeze bite ari gukina ikipe no kuvuga izina rya Patriot ndetse n'u Rwanda afite ukuntu yabizamuyeho yazamuye urumva abantu barafite no kuntu benshi bazaga no ku kibuga sometimes kora J. Cole kandi yajyagamo agakina ntago yakavuga ngo yakinye nabi nubwo wenda ibyo yarafite urumva basketball akina hari ukuntu bitandukanye no muri Afrika gatoya hari ukuntu hano birimo wa physical kurenza ibyabo byamugoyemo gake ariko ndizera ko ibyo yagomba gukora nk'umusitari yarabitanze kabisa tunamushimira urumva yafashije nk'abakinnyi gukina kuba umuntu wamufanaga wumva indirimbo ziwe muri telefone uzifite
warangiza ukabona araje murabanye mu cyumba nk'ari abakinnyi ba Patriot ni ikintu ugiye nishimiye cyane ariko nk'aya marushanwa kubera mu Rwanda urabona biri gufasha iki abafana ba basketball cyangwa abakinnyi ba basketball mu Rwanda? Birafasha kubona kwibona urahariye tuba tubona basketball tukagarukira hano gusa, ariko iyo ubonye izindi kipe ukabona ukuntu bakina, ukabona ziriya kipe zo muri Tunisia, ukabona ikipe ukuntu level bariho umukinnyi, difference y'umukinnyi w'umukire kubera basketball hari ikintu motiva na wa mwana mutoyi wa mwana muri academy agahita abona ni motivation ni motivation ku bana kubakundisha basketball no kubona ko uyu mukino koko waguhindura ubuzima. Asante sana. Turi muri salon yawe The Big Machine Saloon, salon ya Mechack. Ese Mechack nawe urogosha cyangwa uri boss wa salon ukoresha abandi? Nawe hari igihe ufata machine ukogosha abantu? Urumva ndogosha ko hari igihe n'umuntu amamagara akambwira ati umunsi ni ibintu byabaye nka gatatu nubwo atari kenshi ariko byagiye bibafuriye kabisa, umuntu akambwira ati ni wowe nyogosha, niba utanyogosha ndatashye. Kabisa nawe mfite gahunda no hasanze maze kucara mu modoka ngiye kwa kundi nko kuri arumbonye arambwira ati mvuye Nyamata niwe nanje kureba. Nanjye numva nyine muhaye icyubahiro ndavuga ndasohoka ndamwogosha, aravuga we feel free nyogosha uko ushaka nta kibazo kabisa. Wumva ko ampaye respect ndavuga nawe ndabyubaha mwogosha, ngira n'Imana mwogosha neza arabyishimira ajya agaruka. Naramubwiye ati rero yarambwiye ati ubwo byari inshuro ya mbere nashaka ko nyogosha ariko ubu nta gusanga ndiyogosha nta kibazo. So iyo uri hano mu kazi ubusanzwe urakontrolinga akazi kuno kagenda cyangwa nawe sometimes kuri side yawe cyangwa abandi bafite abantu barimo gukorera ari nawe ukavuga ngo ubu ngubu ko bimeze ndahagera ariko nkagerageza urumva kubera bo iyo wicara umwanya muremure umuntu aba yirinda no kuba yatendinga nyine gusubira inyuma mu buryo bw'ubuzima. Umuntu anicara amasaha ariko sinicare menshi cyane, ndaza nk'abantu dufitanye gahunda nimba naje mu gitondo nka saa 10 nkagenda cyangwa making ashobora ko naje nyuma saa 6 nkataha bwije, ariko bo ntagomba meze nka boss cyane hano n'iki, ariko ndaza nkareba ari umuntu ukeneye ko mwogosha nk'ubu nka nimugoroba nk'abana maze kugira nk'abana baza bashaka ko ari bogosha ko abana bakina twa design mu mutwe uturongo gushanyamo inyenyeri iki, bakaza nka nijoro rero nakoreye yanze ko bamwogosha. Akenshi usanga ko ari utungo akemba mara hangaha ari ukogosha abantu banjye nkagenda cyangwa hagera nje gupushinga kuri side y'agafrigo nkareba ibyashizemo byo kunywa nkareba uko bimeze, umuntu anareba no ko amabwiriza ya covid ari kubahirizwa. Nice. Tugana ku musozo ni iki wabwira bari barimo kurikirana BigTown TV akakanya? Nabanze cyambere no kubashimira kuko urumva life n'abantu umuntu apushingwa n'abantu ngeze hanga kuri step ngezeho no kubera bo, ariko bagiye bavuga ngo for every level there is another devil. Kuri urumva ubu naje muri reality y'isi, naje kuri urumva mu rugo umuntu yabaga ari muri comfort zone, abo ngubu rero ugeze hano challenges ziba nyinshi by'umuntu yateganyaga birahinduka, expectations zirahinduka, challenge abari nyinshi. No kuvuga ngo ikintu nkeneyeho no kumfasha nyine kugira kuba stable, bakaza kwiyogosha ari benshi, hakaba big numbers z'abantu baza kwiyogosha kugira ngo rent ivemo, mbashe kwishyura ubukode, mbashe kwishyura imisoro, ibintu byinshi. Abantu abakiriya banje kabisa uko abantu tuziranye ni benshi, imibare ni myinshi, ariko ntago baratangira kuza, maybe ko batekereza ko ntararangiza kubyubaka, ariko this time navuga ko bari welcome. Abakozi barahari, ibintu byose birahari, ibikoresho birahari, baza kwiyogoshesha, then n'abafite another push bakora nta kibazo. Yes, twagenda ari akantu nabonye ariya udusobanurire gatoya. Yes, twacyari muri The Big Machine Saloon. Mechack, hari akantu hano, life is slippery, don't mock anymore, nobody got your back than you got yourself. Nere kuri aka ngako hasi ahangaha yabivuga nyine, sometimes aragiye umuntu akubwira ngo I got your back, arumva ikiye wa mukina cyose abagufite, ariko buriya muzimuro ni nka kwa mugano uvuga ngo ni uri umugabo arigira kwibura gapfa.
in any situation waba uri down waba ugira gute mu kubyuka ni amahirwe n'umugisha kubona umuntu ugufasha kubyuka ariko akenshi ubuzima uri responsible ubuzima bwawe 100%. Ntuzategereze ko ari undi muntu ugupushinga, ugerageze wipushinga, niyo byanga niyo utabona support niyo utagira gutegerageza kabisa irwaneho. Niyo mpamvu navuze nobody got your back than you got yourself. Nibyo mu by'ukuri ngira ngo murimo kubibona neza. Camera yabanje gusobanura hano hasi, reka tuzamuke noneho hano ni life is slippery, don't mock anyone. Ahangaha no kuvuga life is changing. Uyu munsi urumva nanjye ko twakinaga bihinduka mu isegonda rimwe, turagenda ukabona uko Zackstep ugiye down, ariko iyo wagize witwaye ku muntu neza, yo like yuri hejuru ugomba kuba careful kuko anytime wamanuka ukagwa hasi, kandi wa undi wakuzamura sometimes no undi uri hasi, wa ntuzarebera umuntu wese hasi, like treating umuntu wese na respect. So nihe mpamvu yatumye uyandika hano imbere hano harimo message ebyiri, like kudadependinga ku bantu, kudaha ubuzima bwawe abantu nyine ngo babuyobore like ntukomeze kumvamo life ni yawe. Ikindi kintu indi message ya kabiri no guha respect ku bantu bose, umuntu wese ari down, cyane cyane uri umuntu uri down ni ukuzamura kabisa. Iyi logo ninde wayitekereje? Iyi logo ndibuka iyi foto ni wari wanafotoye, natekereje aho ni logo irimo akantu kameze nk'umukasi ariko harimo agasokozo ku ruhande rumwe n'agakasi, urabona ko handitseho The Big Machine Salon. Iya foto ni yanjye, iya wayitekereje, ngerageza kubwira n'undi mu designer wanjye ukora operating ibi bintu, tuyiganiraho turagerageza ideas kuvamo tuza kwemera makariya niko kashobokaga. So nice, murakoze cyane. Kugira ngo twasubira ari turimo no gusezera abarimo gukurikirana BigTown TV. Yes, BigTowners, we must twasuye Mechack muri salon ye. Ni ibintu byiza cyane, akeneye support, ubaye n'umukiriya wo muri salon byaba ari byiza cyane cyane ku bantu batuye hano hafi za Remera n'abantu bavuye kure nabo ni byiza cyane. Imagine umuntu yavuye Nyamata araza aramubwira ngo ngiye ndashaka ko ari wowe unyogosha. Nawe uje hano muri salon ugasiga amafaranga yawe, iyo service bagukorera n'ahandi ukaza hano rimwe kabiri gatatu, byaba ari byiza cyane. Yoyo nayo ni support. Hari n'izindi support zitandukanye kubera iki Mechack yategura salon ikaba ari nini cyane, maze gahunda zigakorerwa hano nyinshi cyane, agatera imbere, byaba ari byiza cyane. So nuko nguko ko barimo kurikirana BigTown TV. This is BigTown TV. Gahunda zacyakomeza buri munsi buri gihe buri kanya, and even right now icyo mugomba gukora no gukanda subscribe maze mugakurikirana. Agobare name back T na naso ya salon ya Mechack ikaba yitwa The Big Machine Salon. Kubera iki se watekereje Big Machine Salon? Big Machine Salon ni izina bakunda kuntazira ku ishuri, mu myaka niga nko mu 2011 no kuvuga impamvu bakanazira gukora kuvuga ko kundi umuntu abazamuka muri size, umuntu agerageza kugitubaraga, then ariko nka motivation yo kuvuga igihe situation iri tough, you are the big machine, push kabisa niho dutabara hangaha dufashe, that's the big machine. Nkumva ko rero any situation urimo ninga no kwiremamo ikizere, the big machine, you are the big machine. Hari gihe nka kese yabagira itafu kavuga ibaye byinshi, umuntu akabwira ati ariko you are the big machine, gerageza udufashe, kumva ugahita ubikora kora ako kantu. Ndavuga rero bakunda kuri mpamagara na nyuma accident ukumva iyo zina rirazwi no muri basketball, then ndavuga reka ngikoreshe. Niho ryaturutse. Azanzana, this is BigTown TV. Muri The Big Machine Salon. Until next time, ukigomba gukora no gukanda subscribe maze ugakomeza gukurikirana gahunda zacu za buri munsi. Until next time, ciao ciao.